nahingiye mama Margarita inzara ikagiturya tukibaza uko ejo bizamera. Nzarira ndya amabere asubira mu gituza nkajya mvuga nti Subimana. Rimwe mbwira mama nti ndashaka umuceri, ati reka reka muri ntabwo ari umuceri n'amagi y'ibimonyo, kugira ngo basi ankuremo icyo kintu cyo kumusaba umuceri ntawe azabona. Ayo magambo yo kugupinga akatumurushaho gukomera. Niba avuga kutazashaka rigere gutera kurushaho gukomera. Niba avuga ko nta kiza cyaturuka iwanyu ujye urushaho gukomera. Mwebwe mwitinya mujya mutwita amezi 9 n'abakonikoni nibarenzaho ukwa 10 nimuzatinye. Mwebwe mwitinya nubona n'umwana ijosi rinaze jya urifata urigora ruvuga uti mu izina rya Yesu. Mwebwe aho mwitinya abagore mumfashe duhurire mu cyumba cy'umwuka mbabwire mwitinya icyo bisobanuye gutwita amezi 9 bakayizinga. Tuvuga Yesu turaziranye we, twe ntabwo tumupapira nk'abantu mba mbona bamuvuga bamusaidiyeho utundi tuntu. Twe tumufata nk'uwihagije. Ntatera umwaka izina ryo turivuze bucya tubona amafaranga, kuko komba narayumvaga kurwanya abantu nka 6. Nubu hari igihe nkora komba ikuzimu bakabimenya ko naje muri komba. Wa mugore yakoze komba muhunge muve mu mihanda amakorosi yose yakoze komba. Hari igihe nkora komba ku buryo bitavuga Imana byose bimenya ko nakoze komba. Nanjye ndi kuzunguruka isi narahushije umugeri wa data, kuko inda nakurikiye papa yazaga yiviriye ku bagore bafite itoto agapima hindiri pa mama akabayishyize hasi. Ndangije Uwiteka andongorutse mu nda Margarita atitaye akari mu rugo tuwenda kurindira moto. Mvuka nyuma y'umwaka urenga mvukana ikiro n'amagarama. Abapfumu bose yarabazungurutse niho izina nyirabagenzi ryaturutse. Imana guhagurukije mu gihe twari dukeneye abakozi b'Imana bameze gutyo, bakunda umurimo bakagira ishyaka ryo gukunda n'abantu bayoboye. Imana iguha umugisha. Iteraniro mpagaze imbere Imana ibaha umugisha mwinshi cyane ariko kuko jewe iyo mpagaze imbere y'abantu bamfitiye urukundo ndabibona. Twagiye tujya iyo twanzwe igihe kinini, dutinda naho tudakenewe, duhura n'amaso tureba nabi kubera ibigeragezo twari dufite nuko twasaga ntitwanabarenganya. Ikigeragezo twarimo nticyatwemereraga ko abantu batureba ijisho ryiza nk'iryo muri kutureba. Nshimiye Imana namwe ndabashimiye ko muri kundeba n'umutima w'urukundo. Turi buganire, bampaye igihe gihagije rwose. Turi buganire amagambo y'Imana kandi turi bunasenge, kuko ndumva hari ibintu biri buhinduke. Amazina yanjye nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Maman Lionel. Hakajyaho n'irindi ryitwa Gifaru, ndasobanuraho ryaturutse kuko hari abantu ribangamira, kandi n'ubundi ntiryabura kubangamira abantu bameze batyo. Hari n'ibyo ribangamira. Abanyamakuru rimwe babajije umugabo wanjye turi mu kiganiro bati se umugore wawe ko yiyise Gifaru n'abantu ari ryo basigaye bamuhamagara, ubivugaho iki nk'umugabo mwashakanye? Arabasubiza ati jewe nkurikije imbaraga nziza iri muri we, Gifaru ni bito, nabyo ni bito. Nimubona ibiri hejuru ya Gifaru
mubishakire basi ati kuko gifaru nabyo ni bito kuri we. Rero aho byaturutse ndahasobanura, nubwo ntari mu mwanya wo kwisobanura hano si mu rukiko, ariko ndabisobanura. Yewe Imana yampamagaye inyivaniye kure, niyo mpamvu ntajya nzana imikino mu muhamagaro. Nta mikino njya ngira mu muhamagaro, niyo bibaye ngombwa igiti nacyo ndakirekura, kuko yanyivaniye kure ku itabi ry'urumogi, impamagara imvanye mu bajura, mu besikro, kurwana imirwano byo narwanaga mu buryo nanabyize. Genize kurwana, genize kurwana. No hari ukuntu bajya bambwira ngo hari abajura, ariko nkataha bunije ngo ndebe ko hari uwo mbona koko, mwereke ko ibyo nkorana nabyize. Nabuze na kamwe ngo nkwereke. Imana inyifatira muri 92 nagiye kwiba mu rusengero i Butare mu Matyazo, impagakiza. Ihita imfata bugwati, inkomerezamo, karandyohera, karambera. Ubu nimba ari ikintu kimbera kinandyoheye nagakiza, nimba ari ikintu cyamvuye umwaku cyanteye ishaba nagakiza. Ubu nanjye ntera ishaba, iyo duhuye ubugize ishaba, mwagize ishaba kubera agakiza. Hari ukuntu kubera kubabara igihe kinini tuvuga ibintu mukabifata nk'ibyo bavuze ubushize. Nge ntandukanye n'ibyo ubushize. Nge ntandukanye n'ibyo ubushize ndi ubu, kuko ndi gukorera mu gihe cyihuse, ndi gukorera mu gihe cyihuta. Rero muri 92 nakira agakiza, Imana itangira kunkoresha. Ariko haza gucamo n'akantu haza gucamo n'akantu ko kugira ngo Imana ibanze nkamuremo nkamba, kuko ninjiye iyo ndirimbo banaririmba ngo mvugutira kandi uncura inkamba zimvemo. Nayinjiriyeho, si ukuyiririmba nivayo, ariko zirancura kweri. Hanyuma muri 95 umusore arandambagiza, ankwa mu mwaka w'ibihumbi 2000, ubukwe busora muri 2006. Ubu ndakivuga, ntabwo turaganira ijambo ry'Imana mu byibuke. Ndi kwivuga kugira ngo umuntu mugiye kuganira nawe mube mumuzi, mutaza kubona nambaye neza ku mubyizi ngo mugira ngo niko nahoze nambara. Kandi ujye unibaza ati se umuntu wambaye gutya ku mubyizi ku cyumweru azaba yambaye ate? Nako mujya mukibaza. Ako nako mujya mugatekerezaho, mugira amatsiko yuko ku cyumweru tuzaba dusa. Kuba ari ku mubyizi ku cyumweru aba yambaye ate? Naje nkubwire aho byaturutse, si ukubyani. Taza kugira ngo ubundi twebwe amasaha ikigihe twabaga turi guhingira amafaranga 2.5, twabaga turi guhingira amafaranga, mutatubona inzobe zaka, mutatubona inshushu zijojoba, twarakubiswe, mutatubona twarahaye Imana igihe. Aho idukuye nitwe tuhazi, turiye vuba, twambaye vuba. No mpamvu ubona byose tubirundaho, ukavuga uti byose ndabirundaho, nibwo nkibibona. Niyo mpamvu mu rusengero ntukishinga umuntu utazi uko cyamuzanye naho yaje aturutse. Ntabwo nakwishinga uko ufashwa muri Rolanti, ntabwo nzi aho waje uturutse. Nimbura umwana wo kwa pasiteri ranedye naje ntuntuye nturutse kuri, sinakwishinga, sinzi n'icyakuzanye. Nta nubwo twahamagawe kimwe, nta nubwo dukoreshwa bimwe, nta nubwo nagera ku muziki ngo nkunonere. Ntabwo bagera ku ikorasi ivuga ngo Mana aho wankuye nkwishinge. Hari abantu tutakwishinga, ntabwo tuzi bibagenza hano. Ngo se nzi bikugenza ari ibiki? Sinakwishinga kuko jewe ndi gukorera mu gihe. Birashoboka ko wowe utari mu gihe cyawe, niyo mpamvu mu gihe cyanjye sinakwishinga. Kandi nanone sinatumunyononera mu gihe, n'ingumi nayirekura aho kugira ngo uzinyicire igihe. Igihe kirahenda papa, ibi bintu twabimeneye amaraso. Niyo mpamvu umuntu atazaza kutuvogera mu gihe ngo no
wakina unanyambura mikorofone mu gihe cyanjye rero no tanzimya kuko aho nakiye ntuwazi. Amina. Kuko muri iki gihe hagiye gukora abakijwe n'Imana, hagiye gukora abahagurukijwe n'Imana. Abamwe bo muri kata twarangije kumanura idarapo ryabo, twarangije twarabikemuye. Iki ni igihe cy'abantu bihaye Imana we. Imana irampamagara inyuza mu ruganda rw'imyaka 11 ndakobwa ndategereza. Ntegereza nihanganira imibabaro y'abantu batarabo mu Egiputa. Kubw'amahirwe imvana muri icyo kibazo turashakana na wa mugabo nategereje imyaka 11. Icyo gihe rero nakunze kwitwa amazina, ndimo ndashaka gusobanura gifaraho rituruka. Jewe ndi umuntu wakunze kwitwa amazina. Ndi n'umuntu wakunze kwita amazina bitewe n'ibihe narindimo. Ubundi hari ibihe ugeramo ugahita umanura izina ry'igihurimo. Umugore umwe niwe wamanuye izina riba Tubundimara, Tubundushaririye. Jewe ntabwo riri azina naryita. Kubera iki ariko? Ko ntagihingira amafaranga, ko ntakirwaye imyate. Kubera iki ariko? Ko ntacyambara umwenda natiye. Ndiyita Mara kubera iki ndi mu mujyi wa Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Arewe. Umushatse ntashye naca no ku marembo kwa muzehe, kandi abaje pe bakambwira bati tambuka mukozi w'Imana. Muri iyo myaka ntegereje umugabo, hari icyumba cy'amasengesho bitaga Ikibabara. Nkunda kubivuga ntafite ubwoba kuko je sinjya ntanga ubuhamya busaba ibiryo ndabifite. Hari abantu bagira ijambo risaba ibiryo ndabifite. Hari n'abantu bagira ubuhanuzi busaba amafaranga ndayafite. Niyo mpamvu ntazaza gupapira, nzavuga ivuze nkakora ikoze. Hari n'abantu bavuga ibintu bituma bagira igikundiro ndagifite. Aho wahera unyanga n'ukuntu nteye biteye imbabazi. Nataye yangiteye imbabazi, umwanya umubona ntwite, undi ukabona ndi umukongomani, undi nkavuga ko ndi umunyarwandakazi, nuko nteye biteye imbabazi. Hari abantu bamaze imyaka badaseka, ibigeragezo byatsikamiye. Kareba kavuye umuntu aseka ryari, tukagira n'amatsiko y'amenyo yawe. Uzikona mudaseka n'ukuntu mwe mwagize n'amahirwe yo kugira ishinya z'ibikara. Hagiye museka. Si bigeragezo maranye imyaka uza biza gutuma unshihura, birandeba se. Ntabwo wanurime baba. Hari n'igihe umuntu telefone ari marira ntiwindiraho we. Toka. Endera hose. Ngo mukozi w'Imana ngo jewe ngo rwose ngo narakubonye kuri YouTube bisengera abantu ngo none nagira ngo niwindiraho tapa. Nabanje Imana. Ntabwo Imana itetesha, Imana ishaka kugukuramo ikintu gikomeye. Ubanza guca ku ikosi. Tukamenya naho amapeti ufite uyakuye. Kuko hari abantu baza kutwereka amapeti batatwereka ikosi. Niyo mpamvu bari no kuducanga. Yesu mbiyemereho ngo nambaye gutya ku mubyizi ntabanje kubabwira aho byaturutse. Ninkubwira aho byaturutse nibwo ijambo ngiye gusoma rigufasha. Ariko ninkubwira uko mpagaze ndaba nkwiraseho. Ariko ninkubwira aho byavuye kugira ngo meruko nawe urahita wicinye icyaro ugera ku kuguru kukundi uvuga uti nanjye zantabara. Ye nakoreye Imana mu itorero rya ADPR n'ubu ngubu adresse yanjye ni muri ADPR. Ariko amavuta mfite sayidini, mfite amavuta y'isi. Ni nako Yesu yavuze ngo mugende mugere ku mpera y'isi. Ntabwo yadutegetse kwirunda mu idini rimwe biriya nironda koko. Ntabwo rero giye wankorera muri bya nawo mavuta. Ibintu mfite bibi bya ADPR gusa biba byarashize kuko ni nkeya. Ibibi bya ADPR simba nurira indege.
kuko hanze hari andi matorero. Urumva neza? Nimba ari n'amakuru washakaga ayo ngaya akubiyemo ayo washakaga yose. Kandi narangije kwidekarara ndi mu bagore batagira ubwoba. Umugabo akwirukankana kera akakumara n'ubwoba. Ibigeragezo twanyuzemo byatumye tuba inzira bwoba. Imyaka 11 ntegereje umugabo, Imana yampamagaye impishyiramo impano zayo, gusengera abantu, guhanura, ni nyinshi cyane sinkunda kuzivuga. Ntabwo Dawidi yigeze arata ko yishe intare n'idobo, ahubwo yagaragaje icyo akoze mu gihe abisiraheli bari mu myobo. Muri icyo gihe hari izina banyise izina ngo ryitwa icyuma gityaza ibindi. Icyo gihe impamvu banyise icyuma gityaza ibindi, iyo nabaga ndi mu rusengero nkakubita ikirenge hasi, umunyempano yahitaga avuga indimi, uwo zasinzire zigakanguka, uzuzwa kuzuzwa, aho bahita bahanyitira izina ryitwa icyuma gityaza ibindi. Hanyuma nje ngeze i Kigali, imvanye ibyaro, mvanye mu cyaro we, aho Yesu we, nahingiye mama Margarita, nzareka giturya tukibaza uko ejo bizamera. Nzarira ndya amabere asubira mu gituza, nkajya mvuga nti Mana. Rimwe mbwira mama nti ndashaka umuceri, ati reka muri ntabwo ari umuceri, ni amagi y'ibimonyo, kugira ngo basi ankuremo icyo kintu cyo kumusaba umuceri ntawe azabona. Inshuro naburaye sinabara, naripetanye ikanzu imwe y'igikoyi naguriwe na Nikuze Francine, nkayambara ngiye guhanura, nkayambara ngiye kurepeta, nkayambara ngiye gupagasa. Imana ikajya imbwira iti nzakwambika. Nzarikandya nkajya kuvumba ibiryo, rimwe na rimwe nkahugira mu kuvuga, uko mvuga umwaca inyuma barya, nkashiduka barangije nkataha umwuka washizemo. Imana ikajya imbwira iti nzakugaburira mwana wanjye. Myaka 11 ntegereje umugabo, mama aranyicaza arambwira ati mwana wanjye, urabona idini ryawe riguhinduye urwamenyo, abo muvukana baguhinduye urwamenyo, wabaye iciro ry'umugani, yicarire hano ibyaye ikibazo irakirigata, uri bucura bwanjye. Nabwiye Imana ko izampa umwana w'umumansera cyangwa umupadiri yumvise gusenga kwangira umumansera, ujye uvuga izo ndimi z'abamarayika nanjye mvuga ishapure, tubihurize hagati. Rimwe mama abona muri minota mike ngo mfe, yikoza ahantu ajya gucukura umwumbati w'umutamise ko wabaye ikishwa ikijindiri, aranzanira ndahekenya, amutuza indenzaho. Aho ngaho Imana ikajya ihambwirira iti nzaguha ibiryo. 2006 nibwo nujuje imyaka 30 mpima ibiro 41. Numva nari mu mutuku. Umwana wanjye w'umukobwa wa kabiri afite imyaka 12, afite ibiro 70, ariko giye mu myaka 30 nari mfite ibiro 41. Imana ikajya imbwira iti nzakubyibushya. Ubu rero tujya twiyama abantu batwohereza gufata regime, kandi igihe twari tunanutse ntitwigeze tubona umuntu twohereza mu kurya. Dufite abarimu barimo bashaka kutwigisha uko twitwara mu bisubizo, kandi mu bibazo ntitwigeze tubona abadukocinga. Mwitonde mwitwigisha uko twitwara mu bintu twavunikiye mu masengesho. Ntisura twigisha uko twitwara muri ibi bintu wowe bite byawe. Hanyuma igihe kiragera, senga Imana, ndavuga nti Imana, wambwiye ko nzaba nyina w'abana, mbaye iciro ry'umugani, mpawe akato, ndi kujya gusengera abantu bagakira, ndasengera abakobwa bagumuwe bugacya bashaka, njye mpeze kwishyiga. Imana ikambwira iti uyu mugabo n'uwawe mutegereze, nzamuguheraho umugisha. Hagira abandi basore bandambagiza, uyu mugabo ari mu bihugu byo hanze, Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya, ari kwegeranya amafaranga nzarya ngo nshire inzara.
bamwe bakambwira bati ntiyakujyana ntimuberanye, nkabaza impamvu tutaberanye, ati ni umukire uri umukene, niyo mpamvu tuberanye, afite amafaranga afite inzara, Imana izabihuza. Ndi munsi Imana iransanga irambwira iti mwana wanjye, Imana yakundaga kunganiriza ndi mu murima. Iyo natangiraga kumva ijwi ry'Imana nafataga umuhine w'isuka nkawufata gutya, abantu bahinze murabizi twabyitaga konsa umuhine. Kumva ijwi ry'Imana rimbwira ati mwana wanjye, uzagenda amahanga, uzagaburira abantu, uzakomera, uzambara. Mama akambwira ati hinga, ariko ubwo urabona utazabimbwa. Nti ntabwo nzabimbwa. Mu bana wabyaye nijye uzagukiza, nijye uzakwambika igitenge, nijye uzajya uzankuzana ibyo kurya muri butu y'imodoka, nijye mwana uzakiza imiryango, nijye mwana bazahaza ababyeyi, nijye mwana uzakura imiryango mu kaga. None ndi mu mafinisaje mama mwujurije konoshi irimo amatuwarete 2 munsi. Agize imyaka 90 namusabiye kurama kugira ngo ndumva nshaka ko azapfa mugura ivatiri y'umwere izajya mujyana mu kiliziya, akagenda agakora ku kimenyetso cy'umusaraba, akambaza umwamikazi Bikira Mariya, agakubitira mu gaturika nkakubitira hirya, tugasahurirayo, kuko turabizi ko amatorero yose arimo umugeni. Igihe kiragera, Imana imaze kunkorera ubwo bukwe, ubwo ndenze ibintu byinshi, buryo ntabwo ubuhamya nabuvuga ngo tuzasoze, buryo nagiye kwikura aho umurozi yamanitse, yaranzinze yaravuze ngo sinzashaka, agiye navuye kwimanura aho bari baramanitse ku kintu cyitwa amarozi ndebaho. Niyo duhuye barakoroza ubwo buhita bukuvaho. Ntiriwe mvuga ngo kwa General Yesu, oya, kwa General Yesu ntabwo ari ngombwa, dukorana nayo. Sinigereye i Kigali naho mpahita mpakubitanira n'izina kubera ukuntu nkunda kurya umuziki, batangira kunyita danse. Utavuga danse ntibamenye uwo ariwe. Ejo bundi rero Gifara aho ryavuye nari ndi kubwiriza, nibuka amakuru ya Paulo ari kuvuga ati twebwe dufata mpiri ibitekerezwa, bikiri mu bitekerezo bitarajya mu bikorwa, tugakubita hasi impaka tukabigomorora Kristo. Mpita numva ko Igifaru ari cyo gifata utubunda duto, intaro z'abarozi, amahembe, ibitega, ibikonikoni, kigashwanyuza. Naho Igifaru ryaturutse, kandi numva ndicyo n'ubu hari ibintu numva mu kanya ngiye kwinjiramo, hari ibintu mu kanya bigiye kumanyagurika. Yanagira ngo dusome ijambo ry'Imana rero narindimo mbaha ku buhamya. Gake gake tuzagenda tubutanga tuvuza ubwoko bw'amasengesho twasenzeho. Twasengeye mu bushorishori bw'igiti, ayo twasengeye mu mazi, ayo twasengeye mu butayu. Ubu ngubu ni gake cyane nsengera mu bushorishori bw'igiti, ahubwo nsengera mu kirere ndi mu ndege. Niho mbwira Imana ntubungeze hagati y'isi n'ijuru, umva gusenga kwanjye. Hahita nimagina ko indege ishobora kuba igeze hejuru y'aho mvuka, havuga ntubungeze hejuru yo kwa Karisa na Marigarita. Nsengeye imiryango yose nkajya nyizamura. Ubu maze kuzamura 2 bamaze kurira indege, umwe yuriye indege ajya mu butumwa bw'akazi, undi yurira indege ajya mu Buhinde gutanga impyiko. Ubwo urumva ko karande ikintu cyitwa karande n'imivomo, ibyo bintu ni ibintu ngenda nkahandura bikavayo mu kanya. Ndaje mpere mu gisekuru cya 6 kiwanyu gituma uhora umeze utyo, dukubite hasi dushwanyuze. Nimba hari naho uzingiye mu kanya, turaje twoherejeyo inkuba y'amasengesho ikubite. Intu bituma mudakira ngo niko Imana yabishatse, ntabwo Imana no, hari ibintu ubwonko bwanyu bwakiriye ntashaka. Niyo mpamvu tugiye kuganira amagambo y'Imana, kuko iki ni igiterane cy'amasengesho cyo kubohoka, cyo gukira indwara, cyo guhura n'ibyacu. Iki ni igiterane cy'amasengesho cyo kubona abafiance, cyo kubona amazu, cyo kubona amamodoka, cyo kwakira imigisha. Hari ukuntu bamwe bajya bakiritika ngo ariko ngo muhora mu bintu by'imigisha, nimba ushaka iby'imivumo gumana imivumo yawe, nitugera ku migisha uceceke nimba utayishaka. Twe tuzibanga ryo kugira umugisha. Biyo ntaba mfite umugisha ntabwo muba mwantumiye, kuko mfite umugisha mpesha n'abandi.
hari ukuntu abanyedini bamwe bashaka kudukiritika bitewe n'amashereka bonse yo gupfa nka Lazaro batoragura ku meza ya Nyamutunzi. No, kubera iki ariko? Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo ingororano Uwiteka atangana ubukire n'icyubahiro no kudapfa. Ibyo bintu rero nunyurana nabyo ntabwo turi kumwe. Kandi natangaje n'inshuti ngira. Ni inshuti cyambere, ni inshuti ifite icyitwa ikofi, amafaranga. Cya kabiri ni inshuti ifite impano z'Imana. Cya gatatu ni umuntu wanyuze mu bigeragezo byinshi akabivamo ataguye. Ngabo bantu nguvugana nabo. Twageze mu gitabo cya kabiri cya Samuel. Dusome igitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 5 umurongo w'10. Umurongo w'10 igitabo cya kabiri cya Samuel. Abamwe bavuga Samuel wa kabiri, ntacyo reka mbivuge nubwo Samuel wa kabiri atabaho. Igice ni cya 5 umurongo w'10. Ibi biramfasha kuba tugiye kuganira nabibwiye aho nturutse naho ngeze. Umurongo w'10 uravuze ngo Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yari kumwe nawe. Ni igice cya 5 umurongo w'10 gusa. Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yari kumwe nawe. Nayo magambo tugiye kuganira, niho tugiye kwifashisha tuganira amagambo Imana yashyize ku mutima. Gufashwa n'uburenganzira bwawe. Navuze ko umuntu afashwa bitewe naho n'icyamuzanye cyangwa aho yaturutse. Ari umuntu usanga arimo yingingira gufashwa atera harura atariko ni munyikiriza. Hariwo n'uwigeze kugira umujinya ariko nta kintu hari ifite atera haleluya banga kumwikiriza arangije aranabatuka. Ati haleluya mwantumbe mwariko ko mukanura. Rero biterwa. Kirero ntabwo ari ucyo gihe ndimo ndashaka ko tuganira aya magambo aruta ayo so yavuze, aruta y'umukuru w'isibo yakubwiye mu gitondo. Aya magambo akugejeje kuri iyi tariki, iri jambo ritumye uba uwo uri ubu, ijambo rikiza rivuze ngo Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Imana Nyiringabo yari kumwe nawe. Ndashaka ko tuganira ku ijambo, ku izina ry'Imana ryitwa Nyiringabo. Ndashaka ko turivugaho gato. Iyi Mana ifite amazina menshi bitewe n'ibyo yagiye ikora. Ahangaha muri umurongo hagaragayemo amazina 3: Uwiteka, Imana, Nyiringabo. Dawidi wegeze kuvuga ngo Uriya harabayita amazina bitewe n'ibyo ikoze. Ndashaka ko tuvugana kuri Nyiringabo kandi ukumva koko ari Nyiringabo. Nkundira ufunge Bibiliya use nuhugutse gakeya mu cyubahiro Imana yaguhaye, use nuvuye kuri WhatsApp natwe dufite izihenze twazibitse, tuvugane kuri iri zina rya Nyiringabo. Iyi Mana kwitwa Nyiringabo, ubundi mu yandi magambo y'Imana yacu iriyemera. Kandi kwiyemera kwayo natwe twarabyanduye. Ibi bintu no ubwandu pe. Natwe twarabyanduye. Ibi bintu biranduzanya. Yewe ndabizi neza ibi bintu biranduzanya. Iyo ugendana n'umuhanuzi ushiduka uhanuye, iyo ugendana n'uroto usigushiduka urose, iyo ugendana n'uwerekwa usigushyiduka weretswe, iyo ugendana n'abavuga butumwa 5 buri wa 6, ariko uba mu mgubimbwa, iyo ugendana n'indayo bayo mbega usa n'ibyo n'ibyo ubamo. Rero kumva ari Nyiringabo nayo irabyiyemena, mbega iriyaminiya ibyiyemeramo ibikozemo. Ni Nyiringabo. None
noneho turaza kubona ukuntu ijya idraga ingabo. Hari igihe ngombwa ikohereza ingabo, kaba n'igihe ngombwa ikihagurukira mu ngabo ifite. Farawo muhagaritse hano nubwo atazi gutera haleluya, nubwo ashobora kuba atarari igaburo, nubwo ashobora kuba atarasengeye muri ADPR, nubwo Farawo ashobora kuba nta cya 10 yatanze, ariko muhagaritse ahangaha hamutiza iminota 5 nkamubwira nti Farawo we, tutitaye ko wazengereje ubwoko bw'Imana, sobanura izina Uwiteka Nyiringabo, yahera ku bikeri kavuga ati izi nazo ni ingabo z'Imana, akagera ku bibugu kavuga ati izi nazo ni ingabo. Yabivuga kuturusha ari umupagani, akavuga uburyo ingabo z'ibikeri zamuteye mu buriri, akavuga ati ni Nyiringabo, aha nko mpizi isaruti ni Nyiringabo. Hanyuma yibitseho ingabo iyi Mana z'abamarayika. Reka mbariho nerekera kuko nazo ntizoroshye. Hari marayika w'Uwiteka, ngiye kuvuga ubwoko bw'abamarayika impamvu y'iri zina Nyiringabo. Reka nkubwire ubwoko bw'abamarayika Uwiteka akoresha. Hari marayika w'Uwiteka uzasoma muri Bibiliya, ukwasoma marayika w'Uwiteka uzamenye ko ari Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi ubuvuzwe. Yesu wapfuye akazuka, agahijamba abagore tutarageraga hanone, tukaba duhagarara ku gatuti tugatera haleluya, n'abagabo mukize mukayikiriza. Yesaya yahanuye aravuga ngo mu mazina zitwa harimo na data wa twese, abagore tugahita twinjirira muri iryo zina. Umujyanama Imana ikomeye, data wa twese, abagore tugahita twicomekamo. Naho uyu Nyiringabo wamanukanye ishema n'isheja, akagenda agatera ubwoba ikuzimu, akambura Satani imfunguzo, agafungurira abera, akabazamuka i Yerusalemu, Satani agasigara mwaramwara imfunguzo bazimunyaze. Uyu mwami, uyu marayika w'Uwiteka wageze mu ijuru akavuga ati Mana Nyiringabo, nasengeye mu isi, ariko nubwo ngeze mu ijuru reka amasengere nsize hepfo aho bagowe za Nyamirambaho, za Remeraho, size bameze nabi, Satani abamereye nabi, ariko simbasabiye ngo aka kanyu bazane, ahubwo ubarinde umubi. Uyu mwami Yesu wavuze ngo abantu mwese barushye kandi kongeraho n'abaremerewe munsange, ni jyewe ufite gahunda yo kubaruhura. Niwumva Bibiliya ivuze marayika w'Uwiteka, ujye wumva Yesu mwene Dawidi wapfuye akazuka, yaranabivuze ati nzapfa nyuma y'iminsi 3 nzuke. Akabazukana, abagore bakajyana ibihumura neza, bagasanga yicariye igitare, akababwira ati mwebweho mwitinya, mwebwe mwitinya, mujya mutwita amezi 9 n'abakonikoni nibarenzaho 10 ntimuzatinye. Mwebwe mwitinya, nubona n'umwana ijosi arinaze, jya urifata urigora ruvuga uti mu izina rya Yesu. Mwebweho mwitinya, abagore mumfashe duhurire mu cyumba cy'umwuka mbabwire mwitinya icyo bisobanuye. Gutwita amezi 9 bakayizinga, ukajya kwa muganga ukinjirira muri mwitinya, dogiteri yakayakaya bikanga, agahita avumbura uburyo bwo gusatura umwana akava amarira, nawe ugataha uririmba binyuze muri mwitinya. Mwebweho mwitinya, uwari wapfuye yazutse. Haleluya irahari ngo uyitere ko byemewe. Mwebweho mwitinya, mwitinya iri jambo abagore bahita baryakira niho yaba data we. Mu kintu cyitwa gusama umupira agenda akinaga mu izamu nyiragakobwa, niyo wabaga wariye imvunguri ugapiga ishoti ntabwo yancagamo, nari kweduraga kutura twanjye duki, wawuterera harankamenya kuri bwinjirira cyangwa nari umuhanga ku izamu, kandi n'ubu ngiyemo nta mupira wancaho. Ubu n'ibiro byariyongereye, natega ikibuno hano nkatega amaboko.
muvuge ngo amina cyangwa munabyihorera, ntabyo mbingingira. Hari igihe mfashwa nkumva natera karitoma, ariko nkibuka ko idini ryacu ritambara amapantaro. Ariko hari igihe Mana nyagasani higeze gufashwa ntera kiribiti bati yavangiwe, batelefona umugabo wanjye ati izo kiribiti nizo zivamo iyo misaraba mwambaye, mundi mwamviriye ku mugore. Byanyu umugore ho mwamuhereye muvuga ngo sinzamushaka naho mubyarije abana 3 muhorana itiku kintu mushaka ku mugore wanjye negeke. Arabyibuha ngo arapfunyitse, nimumenya ko apfunyitsemo imigisha, yatera kiribiti mukohereza amagambo bite byanyu. Ko hari igihe azanshakira n'abasekirite umvuza muhungura iryinyo. Debora za kumenya ko hasohotse ijambo rivuga ngo mwebweho mwitinya. Debora ati nubwo ndi munsi y'igiti cy'umukindo namenye ko dukoze muri Matiyeri ivuga ngo mwitinya. Mwitinya, 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 mwitinya. Arangije ati mpagurutse ndi intwari kuba umugaba kurwana. Arangije asatira Sisera. Shaka kukubwira ijambo, ndashaka kuvuga kuri aba bama, kuri ingabo z'abamarayika we. Shaka kuvuga kuri Yesu ikuzimu bakarwara ikizungera. Ndashaka kuvuga kuri Yesu umurozi wakuzinze akakurekura. Ndashaka kuvuga kuri Yesu igishoro wabuze bugacyo ukibona. Ndashaka kuvuga Yesu impyiko nazo zikamwumva. Ndashaka kuvuga kuri Yesu trompe zikumva Yesu zikazibuka nta mudogiteri ukozeho. Ndashaka kuvuga kuri Yesu rutirigongo rukiyubaka nta muntu ukozeho. Ndashaka kuvuga kuri Yesu amadolari akisuka utagiye kuri konti. Ndashaka kuvuga kuri Yesu ubabaye akajyana ikirago ku kagari. Ndashaka kuvuga kuri Yesu. Muvuga cyane ngo amina. Mani shimwe. Tuvuga Yesu turaziranye we. Twe ntabwo tumupapira nk'abantu mba mbona bamuvuga bamusaidiyeho utundi tuntu. Twe tumufata nk'uwihagije. Ntatera umwaka izina ryo turivuze bucya tubona amafaranga. Debora arangije ati twebwe twibitse ijambo rivuga ngo mwitinya. Ndashaka kumara ubwoba abagore bari hano, kuko na nyakubahwa perezida wacu yubahwa aho ari. Mufatiye iry'iburyo, mufatiye iry'iburyo nabyaye ibitsina byombi. Mufatiye iry'iburyo. Yaduhaye agaciro, duhaye agaciro. Ubu turakata ibinyabiziga mu muhanda ntawatuvuga. Yasoma Bible. Ngoma ye niyogere. Abagore dukomeje kumufatira iry'iburyo. Muhesheje nk'ubunane 20 burye. Si bubunane 20 bwikurikiranya abura burye. Abargesha barohereza imodoka ya radio y'igihugu ikaza kumfata mvuka kwa Karisa nkarara muri ntarungu nganiriza isi. Byose ndi kubikorera muri marayika w'umwami Imana ari we Yesu sha. Utuma ngenda utuma nkandagira nkumva isi nindeba nabirariduka. Hari igihe niyorosha ngo ntanaharitura, kuko niyo ntambutse abarozi n'abakonikoni barabimenya. Niyo ntambutse muri karitsiye amahembe arabimenya agashwiragira. Mfa kuba ntambutse gusa. Haleluya. Muze kwangana Imana mama genda umukaratika rigentera rero anazadetu wankarundamo, kuko komba narayumvaga kurwanya abantu nka 6. Nubu hari igihe nkora komba ikuzimu bakabimenya ko naje muri komba. Wa mugore yakoze komba muhunga muve mu mihanda amakorosi yose yakoze komba. Hari igihe nkora komba ku buryo ibitavuga Imana byose bimenya ko nakoze komba. Haleluya. Debora arangije arabanza arivuga. Havuga ati ntitaye ko nicaha muri munsi y'iki giti cy'umukindo mpagurutse ndi intwari. Ahita yiyita n'izina.
bati guma guma guma, banafutari n'abazeburoni bati guma 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 guma. Dukeneye ko tuzajya tunivuga mukavuga ngo guma guma guma. Dukeneye amaboko y'abantu baduha kurasha, apana birirwa baduca intege. Twavuga ko tuzakira tuvuka kwa runaka, use ko bavuze ko tutazakira ntitubakiranye. Hari umukene usagurya ko bavuze ko nzapfa ntacyo ngezeho, ubu sinkigezeho. Ubu ndasa n'umuntu wabuze icyo ngeraho. Ubu iki cyandi kubira n'iki nzara cyane iki nshyushyu. Iyi ni isupu. Ibi ni ibisupu. Isupu ni sosi mbinywera rimwe. None se mbabeshye. Debora arangije atumva namenya amakuru ya marayika w'Uwiteka ari we Yesu. Nanjye mpagurutse ndi intwari. Bati guma guma guma. Arangije arikokinga ashyiramo vitesi ya mbere. Cyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bakumpamya. Yakandagira ikirenge kimwe Sisera akanyonga igare, yakubitamo icya kabiri kigashyira sipidi gavani mu igare. Igare ritangira kugenda ricibwa intege n'umugore witwa Debora. Izo nkuru muzazisome. Ngo ageze ubwo igare rita kontrole kubera imbaraga z'umugore. Arangije ngo arisiga mu nzira arigendera. Aragenda yirukanka ahungira kundi mugore mugenzi wanjye Grande Seri ya Yeri. Agezemo Yayeri aramusasira mworosa uburingiti, amusabye amazi amuha amata. Yikoze inyuma mukubita inturu bikonyira imivumba arayirobora. Aba arapfuye yicwa n'abagore. Biturutse kuri marayika w'Uwiteka, mwebweho mwitinya. Mugore wese aho ari nataha yigurire sitoro, nimba nta n'igihumbi ufite basi umwe kamwe gato. Haleluya! Kutakisharabo. Iryo ni izina Imana yifashisha ikitwa Nyiringabo. Kavuga utangaha ndatuma marayika w'Uwiteka ari we Yesu. Ndamutuma na munsi y'igiti cy'umwera kwa Gideyoni ajya kubabonekera. Ndamutuma no kwa se wa Samusoni ajya gutanga amategeko n'amabwiriza bikurikizwe. Yego, ibi bigatuma Uwiteka wari avuga ati ndi Nyiringabo. Ndi Nyiringabo. Kandi zigupanga ingabo. Imana ni umukasero ukaze. Izigupanga ingabo. Izaho ituma marayika w'Uwiteka. Hakaba rero n'abandi, ibi n'ikiciro cya kabiri cy'abamarayika bitwa ibizima. Ibi bizima bihora muri tiza mwana urera. Byakunamuka bigasanga Nyiringabo arushijeho kwera. Urera nanone. Byakongera gato bigasanga arushijeho urera. Ibi niko akazi bishinzwe. Hakabaho n'ikindi cyiciro cya gatatu cy'abakerubi. Abakerubi ni abamarayika baba bagose intebe y'Imana. Abakerubi baba irakebuka nyine kabona ibizimiti ndi Nyiringabo we. Yabona abakerubi ati we ndi Nyiringabo. Yabona Yesu ati ndi Nyiringabo. Hakaba n'ikindi cyiciro cya gatatu cy'umumarayika witwa Gaburiyeli, ushinzwe kujyana ubutumwa. Rimwe hajyanye ubutumwa kwa Bikira Mariya, nawe yatwise nta mugabo. Batangiye kuzana ubugambo ngo atwite ikinyendaro, kuntu yari mwiza. Yosefu we ukuyeho, wakurikiye ubwiza, ntiwamenya ko ubwo bwiza bugucanze, dore aratwite. Marayika ajyana ubutumwa, aragenda aravuga atumva urongora umugeni. Bikwishinga abanyamatiku bo muri karitsiye b'inyamiryose na Nyabugogo na Gatsata na Karuruma za yose. Wikwishinga amatiku. Mwuka Wera ahita amanuka akingiriza Bikira Mariya. Nkuko ajya amanuka akadukingiriza, hari ukuntu amanuka akagukingiriza ugashiduka ukoreye amafaranga angana n'amashuri utize. Ni marayika ayakingirije diplome. Tuyiziranyeho ayo wize turayazi. Harimo n'abo twiganye. Ujye mugamanya imyiryo.
hari ukuntu marayika amanuka akayakingiriza ugashiduka utaha nahambirije fimbo. Marayika aba yakingirije kimwe cya kabiri cy'amashuri wize niyuzuye. Ni marayika ukingiriza, bagashiduka baguhaye akazi, bagashiduka usinya kontra. Marayika baje gukingiriza. Muvuga ngo amina. Cyo kintu uracyumvise? Kuntu ageza gukingiriza ayo maso y'imirari umusore yayareba akabona ukanura nk'inyana. Marayika akaza gukingiriza, akaza gukingiriza izo taya. Murabizi bamwe mwitereye kwa kundi tuziranyaho shaza aho tameroni hano, murabizi ibintu muhetsa aha ko marayika akabikingiriza. Umusore akaza ati ibi nibyo nkunda we. Naho marayika yaje kubikingiriza, yaje kubikingiriza. Ubundi ukuntu umeze ntawe wakubwira ngo I love you, biterwa na marayika wabikingirije, kuko ntibihura n'umugabo. Ariko iyo marayika atankingiriza, mubona uriya mugabo wahembwaga amadolari ari kuza kunkura mu mirima, mu migende, mu bikuka, mfundika imigende, ngwana n'amahene n'inka zo kwa Marigarita, wagira ngo ndi umugoronome, undi mwanya ukagira ngo ni umuveterineri. Umugabo arimo arakorera idolari, arajojo, bari kunywa, kurya amafari, kurya amaburushete, araza yambaye nk'umuyobozi. Nanjye ndaho narumye, narizingazinza. Umwuka wera araza arankingiriza, amwumvisha ko agomba kunshaka, nkajya guhekenya ifaranga we. Narahageze mu bintu nzanye taza kubona ibishingirano. Harimo n'ikintu cyitwa inzara ya danje, kandi kugira ngo ino nzara uyimaremo urahera mu mezi 4, kuko mu mezi 4 natangiye kurya ibishyimbo banombye bivanze n'igitaka. Urayihera mu mezi 4 ahita azana cya sererake cy'amezi 4 ndakivutura. Hashize iminsi ndi konsa Lionel, ntariko ntumvise bavuga ko na polici abana bayirya ngurira na polici arayinzanira nyitekesha inshisho nkajya nyirisha ikiyiko inombye nyine bite bijyanye. Ariko abandi bakobwa bakaza bakimegarika ku madiplome yabo kuri taye za danje. Ariko nanjye sinari noroshye mu gihe cyanjye, nicyo cyatumye njya kwiga karate n'igihe wari minsi w'umurenge. Basore bararabyaga arazi ubu nimba nsa gutya mu myaka 45, muri 20 nasaga ntedukuyeho isuka. Mukuyeho isuka n'ibishingwe nikoreraga n'amajerekani navomeshaga kure. Namaraga isaha nikore njerekani nzamuka, nkajya mbwira Uwiteka nti Mana Nyiringabo, hagarara ku maguru yanjye ntazazeho impfundiko. Urabizi ko nta mfura igira impfundiko. Uwiteka akayahagararaga we, ahagararaho we. Na nyuma y'imyaka ingahe ndebye mbona nta mfundiko ngira. Marayika azihagazeho atishingiye imisozi nazamutse, ahagararaho. Ahagarara ku menyo ntiyagira na rimwe rivamo. Kandi natangiye kwiboroshesha korogate nshakanye n'uyu mugabo. Ubundi yari systeme y'igiti cyo mu ishyamba, wa zamura manura, zamura manura. Uwiteka ahagararaho ntiyagira na rimwe rirwara. Usebye ko mwijijishije, mwageze na mukigira nkaho muri za kavukire dutanga ubuhamya mukisekesha. Hari nibyo tuvuga ukajya kumva bamutoka mbare kuturusha. Ako nagaci turabazi tuzajya twivugiraho Imana yadukuye, ntituzabishinga, ntituzi cyabazanye. Nitubabwira ko twaryaga impengeri tutazi nimba bizemera. Ntegira nibiki? Turaziranye ntabwo wavukiye kwa nyiri nkwaya we, nta porute bebe wateruwemo, nta na beriso waryamyemo. Ntumbeshye se nyine abantu baryamye, abantu bavukiye hariya hirya iyo mbarebye ndabamenya. Tumubone kasike zibemereye imisatsi gakweduka ikagera mu mugongo aho muturuka ndahazi. Ituvugaho Imana yadukuye, basi mujye mupfa gucongamo namwe ikintu cyitwa umugeri mujijishirizemo, kuko aho twavuye turahazi. Ntimubone Imana iduhaye umujyi tukamera nk'abawuvukiyemo. Marayika Gaburiyeli ashinzwe kuzana ubutumwa cya gihe bambutse bagiye za Nigeria kuzana ubutarasa.
Gaburiyeli ahita aza tumva wa umva uko mvuganye nawe, ndatumwe, ndabwiwe ngo iminsi 2 utarenga umuryango, iminsi 2 utarenga umuryango, telefone iherwa na nimero iyi ntuzayitabe. nari ntumwe ndi Gaburiyeli. Akongera kwisubirirayo, bagategereza ngo nkubita congo mu kirenge ndi umugore ngo njye mwivuga butumwa, bakabiburanaho Gaburiyeli yazanye ubutumwa buvuga ngo iki cyumweru nturenga umuryango. Urumva neza? Herewe azana ubutumwa wari kwambara agatimba uri busohoke, Gaburiyeli akaza tumva kosiyo mwatanze muyibarekere, asohoka arengejeho iminota kugira ngo mbe ndangije kubihindura expired. Ndashaka kuvuga izina ry'Uwiteka rya Nyiringabo, washaka uyu munsi ukarara udakinze. N'urugero, Gaburiyeli uzana ubutumwa akavuga ngo mwana wanjye, nubwo ufite ikarita ikwemerera kubyerera kuri ibi bitaro, igire kuri ibi ngibi kuko hari ibyo ngo cikishije. Uyakunda gukorera mu nzozi, akorana n'aba bantu bari hejuru y'imyaka 50, niho akunda kuza cyane kuko mu minsi y'imperuka abasaza n'abakecuru bazarota. Ubundi uri muri iyo myaka ntutubwire icyo warose, twahita tukubuza no kuryama kuko ntacyo umaze. Hanyuma abasore n'inkumi namwe mugahanura, nimwumva uko Uwiteka avuze. Ubu kuba umaze imyaka aho utarabatizwa mu mwuka wera, gufata inkoni nka guhondagura, pasiteri yabimpera ipeti. Nkakubaza ikintu umaze ahangaha ukiri muto utaruzura umwuka wera. Umwuka w'ubuntu, nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye, ukaba ukiri muri baranyanga nabicaye we. Urabona narize kamemo, warize asaka wizoboza gupfa na mitiyo. Ntamudukanga ngo mwarize ko wize ntubuze ukubwira ko agukunda. Mugabanye ibintu nk'ibyo, kwiga ni byiza simbirwanya, ariko wiza kubirigira iturufu kuko turi kurira indege tutarizayo wize. Hari ahantu amashuri adakora ariko umwuka wera akora. Paulo na Silasi bafunze ntabwo bafunguwe n'icyongereza cyinshi bize muri Irake, bafunguwe n'umwuka wera, bararirimba buzura umwuka wera, inzugi zirakinguka. Umwuka wera akora imirimo ikomeye. Mwuka wera aratwigisha, nta masenge batubwiye uko ingo zubakwa. Mwuka wera akatwigisha ko tubana n'abagabo tutavukana. Mwuka wera, udafite umwuka wera winkangisha ipantaro ihenze n'urukweto. Shiramo umwuka wera ni ubwo nkanga nkemera. Winkangisha ko wambara ukaberwa taye yagukundiye. Oya, shiramo umwuka wera unkange ndemera. Tugeze ku mumarayika nkunda umukaratika, sinzi sentire ibitso, genda ibitso sentire noire. Hako ndashimira Imana ko ngejeje imyaka ntawe ndaheza umwuka, kuko iyo sentire wayigezeho ubuheza umwuka tu. Umuntu bakamujyanira usororo n'ururabyo mu ntoki. Ariko nzo nigeze guha kabisa mara amezi 6 kwa muganga, harakira. Yarashatse kunyongoza ngo aramfata ku ngufu. Nkero umukobwa uramfata ku ngufu nkande cyogere cyo kwa Karisa umuhererezi w'icyuma. Faktinya birarura. Fata ku ngufu banyufata. Za pereresi. Hari n'abantu baje mu bukwe bwanjye bafite amatsiko y'umusore washoboye kundambagiza. Kuko niyo wazaga kundambagiza nagiraga ijisho nkureba ugataha utarivuze. Hari n'abagabo bino njya mbona bomboka, bamwe bashaka komboka kugira ngo agusuhuze nk'umugabo agashaka kugusuhuza nka murumuna wawe agashaka kuza gukamata. Numva please
ibintu mutanshukishije mpingira Marigarita ntiwabinshukisha mfite iduka mu mujyi wa Kigali. Ibintu utanshukishije ntarabatizwa mu mwuka wera ntiwabinshukisha nuzura umwuka wera abazungu bakanyuriza indege. Ubundi ufite umwuka wera wihagararaho. Uzi abantu baje mu bukwe baje kureba umusore wanyu bahutse basangana umusore wivugira make, ariko yambwira yarazaga akambwira ijambo rimwe gusa akongera akatsikamya akigendera akamara nk'imyaka 3. Iryo jambo azi icyitwa umutombo. Yiceceke yaryo. Niyo ngiye kubwiriza arambaza ati wateguye? Ne sano nyuramo mu minota 5 numve ijambo ujyanye ko harimo akantu, nkanyuramo nkatera harero akayikiriza toke niwinjirira aho biracamo. Kama n'igihe aca ku ruhande akaza kwicara mu iteraniro yanyitsimbye kugira ngo arebe revo ngezeho. Twagera mu rugo ati ibintu ni sawa, icyo uhinduraho ni iki, ibindi ni sawa. Abahe abazimu bikuzimu bahe ku buryo bibura. Uyu Mikayire rero nshaka kuvuga ni umumarayika w'indwanyi Imana ijya yifashisha Nyiringabo ajya tuma. Umunsi umwe yamwohereje Daniel amaze iminsi 21, igisubizo cyaraje ku munsi wa 3. Arangije aravuga tumva Mikayire manuka, namaze kumva makuru yuko ibisubizo bya Daniel byaheze mu kirere. Hari abami b'Ubuperesi babifatiriye, abo ngabo genda ukubite wabaha umugeri w'inyuma wabaheza umwuka manuka. Mikayire araza abami b'Ubuperesi barihinda, bisubizo bya Daniel biramanuka. Uyu Mikayire amanuka iyo hari ibisubizo byawe, kandi turamuhamagaye aya masaha ibisubizo byawe byaheze nzira. Tumuhamagaye nk'indwanyi naza rwane tera haleluya. Naze hehehe naze ya ubundi abacuranzi b'ingoma bari hehe iyo ubu ko ngeze mu gihe noneho cyo kubiririmba, ko ngeze mu gihe cyo kubwira izi ngabo zo mu ijuru nti mube muretse ndahari, ndi umugore Imana ihagurukije nze mbabwira uburyo Mikayire agiye gukora ikintu cyose cyatangira igisubizo cyawe. Nibishaka ibisubizo byawe biba byaranyuze mu mazi, turamwoherezayo. Nibishaka biba byaranyuze hejuru akabitangirira umwami w'Ubuperesi, turamwoherezayo. Nibishaka biba byaranyuze y'ubutaka hakagira bitambika nka bamwe bitambitse bagatangira gusobanura ngo arahari, ngo amugaye ibirenge. Byose ni ndaro bibabajije. Hari ukuntu abantu bashaka kudusobanura nabi. Nibishaka bibe byaraje iy'ubutaka, nibishaka bibe byarazanywe n'igikona, turohereza Mikayire avunagura imbaraga zimena. Turohereza Mikayire agenda ahangana n'ibituma ibisubizo byawe bitahagerera igihe, kuko muri uku kwezi kwa 7 ni ukwezi ko kurya impeke. N'ukwezi ko kurya impeke, kurya ibishasha, kurya ibyeza ako kanya. Ni umwaka w'ibisubizo bitunguranye, ni umwaka w'ibisubizo bikiri vierge, ni umwaka ni umwaka wo kurya ibisha. Ni umwaka w'inzu nshya, w'imodoka nshya, sitire nshya, inote nshya, konte nshya. Murahari ngo mutere haleluya. Yewe data we haguruka nkwereke uburyo uyitera. Ugiye gutera haleluya ugenda haleluya. Uyu ni mwaka, ni umwaka wacu, umwaka wo gutabarwa, ni umwaka wo kwakira ibishasha.
ni umwaka wo kwakira abasore bashasha. Apana bananiwe ingo, apana bananiwe ingo. Ni umwaka w'abasore bashasha, ni umwaka w'inkumi nshasha, apana izananiwe ingo. Ni umwaka w'ibisha. Tera haleluya. Mwumvise amakuru y'uku kwezi? Ni ukwezi ko kwakira abasore basha batananiwe ingo. Urumva neza? Ni ukwezi ko kwakira abakobwa basha batanyuze mu bagabo. Ni ukwezi ko kwakira igisubizo kikiri vierge. Ni ukwezi ko kwakira imodoka zitanyuze mu bakanishi mu magaraje veni. Ni ukwezi ko kwakira inzu itarabamo abandi bantu ngo bigusabe deliverance. Mwumvise Mikayire akazi ashinzwe? Mikayire ni indwanyi ya danje. Hakaza rero abandi bamarayika. Ubo ni benshi, ubo ni timu ya danje. Bibiri bita abamarayika b'amahanga. Reka nze ngwe raporo y'abamarayika bitwa abamarayika b'amahanga. Yewe data we, aba bamarayika ni benshi. Uza makuru aba bamarayika. Ubu hari uwijuru ryagupangiye uri kumwe nawe. Umwana wawe wiga ku kigo aramufite, wiga ku kindi kigo aramufite, imodoka yawe iramufite, umukozi aramufite, urugo wasize arahari. Mpamvu bapanga kurutera kandi utazi nta musekirite ufite ntibaruteresha. N'uyu mumarayika w'umuhanga. Ubo ngo ni benshi cyane, ni benshi cyane, bo ni benshi cyane. No mpamvu yitwa Uwiteka Nyiringabo. No mpamvu ubona uyu mumarayika iyo ugeze ku kintu cyitwaho babirasaze mu nzira, warakubwira ati kandagirira mu isezerano rishyashya. Wowe kandagira muri tuzakandagira inzoka na sikoropiya. Uyu mumarayika arakubwira ati wowe manura ikirenge ugishinga udafite ubwoba. Urya ni marayika w'amahanga. Hakaba n'igihe akubwira ati ibi biryo biraroze, ariko ikintu nshinzwe, mu bintu nshinzwe urimo, noherejwe kukurinda. Aba bitwa abamarayika barinda. Ibi biryo impamvu ugiye kubirya, wibuke ko mu gifu hari ijambo rivuga ngo muzarya ikica ntacyo kizabatwara. Tamira icyakura tukabirya, bagategereza ko mu gitondo witaba Imana bakakubona uri mutera haleluya mu rusengero. Wabyumvise? Uyu mumarayika umunsi umwe yambukanye n'umugabo witwa Paulo, ngo bageze hakurya barokotse impanuka inkuge y'abamenekeyeho, barambuka ku gikoboyi bagera hakurya. Bageze hakurya buri muntu ari kumwe na marayika we. Kavuga ati nubwo utazi koga fata kabaho k'inkuge, wowe mbuka ndahari, twebwe no mu mazi dukoreramo, twe turi marine za danje. Noneho ngo bageze hakurya, ngo bene igihugu babacanira umuriro, babacaniye umuriro ngo ishirire mu Paulo. Marayika w'amahanga aramubwira ati wowe gahunda ukuntu imeze, narangije kwinjira mu mubiri, ubumarana bufatiye imbere, noneho komeza ivuga butumwa. Wowe hita uzamukira mu mateka
utera abantu ubwo buvuge amakuru y'ikirwa uvuyeho. Tumaze gukira tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merita. Abavuga amateka y'ikirwa, ubundi izi nshira zituruma zihemwa n'amateka y'aho duturutse. Aho duturutse twe twanyuze mu macupa bavana ibicuma hano. Aho duturutse twambutse inyanja bavana imigezi hano y'ibiziba, bavana ibiziba hano. Kuko twebwe aho tunyuze hadutera kurya ku murozi tukamubwira tuti n'ubundi usigaranye buzane. Aba bamareka b'amahanga sasa icyo bakora ni ikintu ugeze mu muhanda kigacomoka amaferi ahita agira gutya kitambika akakiyobya bati yarapfuye. Naho nakaze uyu mumarayika Uwiteka Nyiringabo yohereje. Hanyuma reka nkubwire aba bamarayika b'amahanga nubwo ari benshi ukundi kuntu bateye kutari kwiza, bo hari akadefo bagira. Kambabwira akadefo bagira, iyo babona uri umunyabwoba, iyo babona udaha agaciro ibyo Nyiringabo yakoze, ugera mu rugo ukaryama utavuze ngo ndagushimiye ko wandinze, sibyo? Iyo babona ugeze imbere y'ibyatsi bashyize mu nzira ugahunga, iyo babona ugeze aho urya uti bitaba biroze, bahita bagenda ku Mana bati rero umuntu mwaduhaye kurinda ntabwo azi agaciro ka Nyiringabo, mutwihera undi uriya n'umusivile. Muri cya gihe habayeho shanjoma yo kohereza undi, nibwo hari igihe Satani yiba umuntu. Muri cya gihe harimo shanjoma, wa wundi yagaye imyitwarire yawe, ibintu byose urarya ukumva birasanzwe. Rega muri ino nzara urarya ukumva birasanzwe, ntunashimiye Imana. Urumva uraryama ukumva birasanzwe, uryamye kuri matera warabyutse ku matafari wanyu, urakandagira ku makaro ukumva birasanzwe. Iwanyu warabyirutse mutera amazi, nta nashimwa Mana. Uyu mumarayika ntabwo ajya agendana n'inkera gutabara, kunda gukorana n'abajepe bavuga bati wakoze Mana, dusanze abana wabarinze, wakoze, ungejeje mu rugo amahoro ataruko ndi umuhanga mu gutwara imodoka, wakoze, nsanze mu rugo ari amahoro, wakoze, gaze n'izabaturikanye, wakoze, amashanyarazi nawe yatwitse, wakoze. Uyu mumarayika akunda gutanga raporo nziza. Iyo rero yahaze imitwe yawe wirirwa uteka, imitwe abantu mwirirwa muteka ngo kugira ngo nze ngo urampayo, ukagira ngo ujya guhabwa impano hari n'igiceri cy'icumi wishyuye, undi ibintu muri kwigira mu bivanye, mitwe muzanye muyivanye hehe? Asaba guhindurirwa da, bagakora shanjoma bakohereza undi bohereza. Rero hari igihe haza ari n'umunyamahane utagira ngo, hari igihe haza afite n'amahane n'undi munsi akajya kure ukamera nk'urungurutse mu rupfu, akagukuramo warurungurutsemo ukamenya gutaha ushima. Urumva neza? Aba bamarayika b'amahanga nabo turabubashye, batuma Uwiteka yitwa Nyiringabo. Ndashaka rero kuvuga undi mu marayika, we yitwa marayika wundi, uzamusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 8. Yitwa marayika wundi. Ashinzwe iki? Ubari hano, reka mbabwira akazi ashinzwe hano. We ngo ashinzwe abanyamasengesho. Niyo tera akoreraho, akorera kuri tere y'abantu biriwe imbere y'Imana. Nabo bantu ashinzwe abanyamasengesho. Akazi ashinzwe nakahe? Aya masengesho musenga hari igihe ayashyira ku kiyiko, agasanga ntiuzuye na kakayiko k'isukari, kabona ni duke, kabona tudusengesho ni duke, washyizemo amaganya ntitwumvikana, ni duke pe. Icyo akora ni iki? Ngo afite ikintu kimeze nk'icyotezo cyangwa nk'ikiruje,
ngo kikoze mu izahabu, ngo ayoze umuriro, ngo yarangiza agashyira kuri twa dusengesho twawe duke, ngo agashyiramo n'akantu k'akadeodora k'umubavu, ngo utwo dusengesho tungana urwara tugahita tuzamuka imbere y'Imana. Uyu marayika wundi akorana nande? Akorana n'umwuka wera. Akorana n'umwuka wera. Utu dusengesho tuzamutse twabaye umubavu tuzamukana n'umwuka wera agiye kuyadefanda. Niko byagenze yari yaryamye munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Aya masengesho ye yazamukanye na marayika wundi azamukana n'umwuka wera uniha iminiho tutavuze, usobanura ibyo twasobanije. Niko kamaro k'umwuka wera. Arangije aragenda aravuga ati Uwiteka, twe twari munsi y'igiti cy'umurotemu, jyewe umwuka wera na marayika wundi twari munsi y'igiti cy'umurotemu. Ntabwo Eliya yasabye gupfa bitewe n'inzara afite. Yahereye mu gitondo ahanganye n'abahanuzi ba Bayali, bigeza mu masaha umuriro umanuka. Igihe ari kubica nibwo inzara yari imugezemo. Afata urugendo rwo kujya munsi y'igiti cy'umurotemu. Kandi ikintu mvuga ukuntu umwuka wera tudefanda sha, icyamujyanye munsi y'igiti cy'umurotemu nukwanga gupfa nk'umusivili ari umuhanuzi. Yanze ko intumbi ye bayigereka hejuru y'abahanuzi ba Bayali, yigira munsi y'igiti cy'umurotemu kubera ko abantu bagitinya, n'umurambo we ntawe uzawusoramo kuko ikakama ryacyo kiguyeho apfa. We yagiye kwishingura mu cyubahiro aho abantu batazamukiniraho ngo bavuge ngo ngaka ka Eliya kita ishubi. None ntabwo yisabiye gupfa, ahubwo ninzari imugezemo. Yahereye mu gitondo akora nta na ka kofi, ntiyigeze agera muri Simba mumuhe ibyo kurya. Nimubona ariya kongera gusaba gupfa, muzamenya ko umwuka wera akazi katunaniye. Bahita bohereza agacuma k'amazi n'umutsima utaze ku makara, bashyira munsi y'umusego. Marayika, umva marayika aragenda koma Yobu mu mbavu, aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari rurerure. Eliya ntirirwa abaza ngo ndarya iki, ahita yegura umusego acomokoramo umutsima wokeje ararya, arenzaho amazi. Iryo bondo ahita akomeza agenda i Horebu ku musozi w'Imana. Aragenda urugendo rurerure. Uyu marayika wundi turamwubashye. Ngaha hizi n'Uwiteka Nyiringabo ryaturutse. Arangije Uwiteka Nyiringabo areba aba bamarayika, arabegeranya bose, arababwira mu Baheburayo, arababwira ati mwebwe mwese uko mungana n'ibyubahiro mugomba. Mwebwe nabahinduye imiyaga, ariko abataka bo mu isi, ba Revera Pasiteri, ba Maman Lionel, avuga butumwa bicaye aha, abantu banjye bo mu isi bo nabahinduye imiriro. Kwebwe niho gutwika byaturutse, babivuga batazo byaturutse. Naho byaturutse ubundi twebwe aho turatwika. Tugera imbere y'amahembe dutwika, tugera imbere y'ibitega dutwika, tugera imbere y'umurozi dutwika, tugera imbere aho badutabitse dutwika, tugera aho uzingiwe dutwika. Twebwe dushinzwe gutwika ibintu byose Satani yashizeho. Dushinzwe gutwika imbaraga zo mu miryango zikitujyana, karanda zo mu bisakuru. Twebwe Uwiteka tugize umuriro. Tera haleluya, 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 haleluya cyane we. Aha, rero ukuntu gahunda imeze, amagambo Imana yashyize muri aka kanwa nshobora kuvuga nkagezejo. Kuko kera nigeze kujya gusaba inzu muri 2011 ntwite. Ngeze mu mazi ndi gusaba inzu, Imana irambwira itasama nguha amagambo. Ariko n'inzu yanzanye atasama nguha amagambo azavamo ibyo byose. Ubu rero nkomeje kuvuga, nkagera kuri iyi be natsimbye ahantu ivuga ngo Dawidi akajya arushaho gukomera. Ngiye kuvuga kurushaho gukomera. Ntitwagezejo, reka twagezejo. Kandi homeritike najyaga nyitsinda niga
ikintu cyitwa kurushaho gukomera data we, kuko Bibiliya iravuga ngo ijambo rirushaho gukomera. Dufite ijambo ryahanuwe rigenda rirushaho gukomera. Kurushaho gukomera ni cya gihe ugera mu rugerero aho Abamidiyani bakambitse barota inzozi banazirotora, ukarushaho gukomera. Sibyo? Kurushaho gukomera ni kwa kundi ugera aho abari mu myobo bihishe Goliyati bakubwira bati wakana we subira mu butamatama bwaso, ayo magambo yo kugupinga akatuma urushaho gukomera. Noneho ni kwa kundi dayimoni Satani atwara ibintu bya Yobu, yagaruka akavuga ati mumpe n'umubiri, akagira ngo Yobu arahita ahuhuka, ahubwo Yobu akarushaho gukomera. Igihe yishima akaba ari bwo avuga ngo navuye mu nda ya mama namba busa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Nuko rero nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, amaso yanjye azamureba. Sayundi umutima wanjye uramarwa n'urukumbuzi. Arushaho gukomera, ahita hanura umucunguzi, umucunguzi. Nibavuga ko utazashaka rigere gutera kurushaho gukomera. Nibavuga ko nta kiza cyaturuka iwanyu ujye urushaho gukomera. Nibavuga ko mu muryango kwa Yowasi nta muhanuzi wavutsemo ujye urushaho gukomera. Nanjye ndi kuzunguruka isi narahushije umugeri wa data, kuko inda nakurikiye papa yazaga yiviriye ku bagore bafite itoto, agapima hindiri pa mama akabayishyize hasi. Ndangije Uwiteka andongorutse mu nda ya Marigarita atitaye akari mu rugo, tuwenda kurindiramo tu. Mvuka nyuma y'umwaka urenga, mvukana ikiro n'amagarama. Abapfumu bose yarabazungurutse, niho izina Nyirabagenzi ryaturutse. Ubu rero ntiwazumbwira ngo hari utuntu ngo bashyize mu mazi, utwo tutuma ndushaho gukomera. Hakabaho igihe hirya y'izi ngabo, muhaguruke dusenge. Hirya y'izi ngabo Imana igituma, hirya y'izi ngabo Imana igikoresha, igigira gutya ikavuga iti noneho gahunda ukuntu imeze, hari umuntu numvise bidasaba ko nohereza ingabo, bidasaba ko nohereza Mikayire, bidasaba ko nohereza ibi byiciro. Hari umuntu numvise witwa umunyamibabaro, we birasaba ko nigirayo kubwo kunyabwa k'umunyamibabaro no gusohoza umutima. None ndahagurutse nje gushyira mu mahoro. Uyu munsi rero Uwiteka yambwiye ko muri iri torero adakoresha ingabo z'abamarayika, yihagurukiye, arihagurukiye, arihagurukiye, araje mu bintu bimuzanye, aje guhangana n'ibintu utagizemo uruhare. Hano hari abantu barimo barwana n'ibintu batagizemo uruhare. Tugiye gusenga papa, tugiye gusengera isengesho. Nimwe muri buri senga amavuta yanyu ndayemera papa. Iri sengesho nimwe muza kurisenga, ube mutegure, kuko nanjye ndashaka ko ijambo watura nanjye ringeraho. Dore mu bintu bimuhagurukije, aje guhangana n'ingaruka z'ibintu urimo utagizemo uruhare. Iki kintu papa aradusengera, nkivuze neza nitonze, nkubwira ibintu uri mu Rwanda nabyo utagizemo uruhare. Abajya kugutwita bakakubyara, amazina yawe hari umudayimoni bayamurikiye wo kwa nyogokuru, ntiwari wabatumye. None murarwana n'ibi bintu utagizemo uruhare. Nje kubabwira ibintu tugiye gusenya nonaha. Ubu
ufashe diplome zawe ukazirambika gutyo uzitondekanya zishobora gupima metero 5. Impamvu nta kazi uri kubona, uri kurwana n'ibyo mu gisekuru cya 5 cyapfuye kidakize, bikaba biri kugukurikira baguhekenyesha amasaku yacira mu muko. Ntabwo ari wabatumye kukuraguriza, kuko wowe ntiwari uzi icyo uzabura icyo iki gihe. Turashaka isengesho ridukura mu bukererwe, rituzitura, rigutandukanya n'igare rya matabaro ry'iwanyu. Ibitekerezo byawe bikava ku igare bikerekeza mu Kagera kugereka imodoka nshya. Noneho ibi bintu by'iwanyu bikwereka ko bwavukiye mu nzu y'icyumba na saro, wowe uzashyiraho icya 2. None ibi bitekerezo ndashaka kubiboroka, ukazamura abantu mu myumvire, bagatekereza ama etage, bakiga kujya kure barebera abantu munsi. Koko twebwe tuzaba imitwe, tuzaba imitwe. Twebwe uza kwibuka ko Bibiliya duhaye n'uburenganzira. Yaravuze ngo tuzarya ibyo abanyamahanga baruhiye. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari kwifotoreza ku mazu yawe, basabwe bacyumvira isengesho, barasabwe musabwe mucyumva iri sengesho, kuduha imfunguzo musabwe. Iyi systeme, iyi kata, umva reka mbabwire, iyi kata yarakoze bageze ku kagezi. Iyi niyo kata yakoze. Uwiteka aravuze ati umva mwabigabo mwe mwanyweye mujabagiza, nabahaye impamba mbaha amakondera. None itegeko rivuye ku Uwiteka Nyiringabo riravuze ngo ibyo bintu nabahaye byose mubihereza aba 300. Mwebwe akandi wabo, waturutse ku Gikongo rasubirayo, waturutse cyangwa ugasubirayo, waturutse Butare mu Ncakura asubirayo, waturutse za yose Ruhengeri asubirayo, waturutse mwese akandi wabo. Ntituzi uko ibi bintu mwabifashe mujabagiza, mubihereza abantu bitwaye neza, bazi position bakoreramo. Twebwe position dukoreramo twarayubahirije. Twarayubahirije, ntitwigeze twivanga, ntitwigeze duteka imitwe, ntitwigeze dusambana. Twubahirije position. Ikasata twebwe twubahirije position, amategeko n'amabwiriza twarabyubahirije. Tugiye kuburana uburenganzira bwacu. Twebwe ntitwigeze, reka mbivuga nitonze, twebwe amategeko n'amabwiriza twarabyubahirije. Ntitwigeze tujya kuraguza nk'abanyogokuru. Sinigeze nywera mu nkono y'itabi nk'iyo data yanywereyemo. Twebwe twubahirije amategeko n'amabwiriza. Twanywereye ku mivure banyweraga, ntitwanywereye mu ndaro, ahubwo twarasogongesha, ntitwabanzwe, tumenya ko umwami, ntitwaterekereye. Twebwe turazirikiriye kora hasha. Murazira iki gituma mudatunga imodoka mukiri bato? Ubu wasanga nta na provisoire ufite kandi nyanyifite mana ko ujombaho hitugongaho. Hanyuma ndashaka kudufasha kuburana uburenganzira bwacu. Turazira iki? Babandwa nari nabatumye abaza kunca indasago ko bazinciye ndi uruhinja, nibyo bashyizemo nk'abandi mo ndwana nabyo. Nari nabibasabye, yewe nari nababwiye ngo munjyane kwa muganga ndwaye umwaka. Ibi bintu turwana nabyo, uhere mu gisekuru nk'icya 8, izi saki kikwirukankaho, ukanura ukagira ngo ntubona, udepoza ntibaguha akazi, ushora ugahomba. Nizi saha ibintu by'isuka biragukurikiranye naho ukodesheje, uburwana no guhinga we. Aha mu mujyi wa Kigali ugasanga umuntu arimo aranywe igikamba we. N'iby'iwabo mu mujyi wa Kigali ukabona umuntu aracyatekera igikamba, aracyarwana n'iby'iwabo. Abandi bari kuri computer bari gupsonda, uracyarwana n'ibikamba. Nibyo kwa sokuru yagiye yaranarihingaga. None kubera ko abuzura aho urihinga uri kurwana n'urumogi n'iby'iwanyu. Ndashaka kufata sizo mu buryo bw'umwuka, ugakata ukadutandukanya n'ibintu tutagizemo uruhare. Icya kabiri ndashaka ko dufata ibintu by'abarozi badutwaye tukabigira ibyabo. Hari ibintu bajyanye mu mazina yacu,
ariko bikaba biri mu maboko yabo uhita ubigira ibyabo. uko niko kuri. Muri kucyumva iki kintu? Nimba hari n'umusatsi tugiye gukora ihererekanya bubasha sibyo? Ni ukuvuga ngo nimba hari n'umusatsi bajyanye bakaba bawufite bazi ko bagushoboye, ntukiri uwawe n'uwabo, tubugize uwabo. Ni ukuvuga ngo nimba hari n'ibipande by'imyenda bajyanye ugiye kubifata ubagurute mwarabijyanye ni ibijyanyu mu bigumane tubivanye mu mazina y'uyu muntu. Ni ukuvuga ngo nimba hari naho bakumanitse mu giti cy'avoka tugiye gufata icyo gipande cy'umwenda tugihindurira ikibabi cy'igiti ikikira imyenda tugihinduye ikibabi. Tandukanya terekirebo sa dutandukanye teshirebo dutandukanye n'ibi bintu by'amagare ya badata banyongaga akaba dukurikiye na moto utashobora gutega akagare. Mana dutandukanye haleluya. Wino dusangere papa, wino dusangere dusangere pe. Murahari yemwe. Imana iguha umugisha. We Imana. Ndawakiriye papa. Ndawakiriye. Kande mana. Yakire. Baiwa sele. Nakitolewa zaidi. Baiwa shaibi. Ahubwo indege nibwo zitangiye. Zaristare. Indege ziratangiye. Baba we ndazakiriye. Ivuga butumwa ryawe. Ugiye kurikorera cyane hanze y'u Rwanda. Ndabyakiriye. Imana iguhaye abantu 5. Amina. Bagiye kukwitaho. Ayiwe. Bagiye kujya bavuga ngo wowe tegura utubwire ibisabwa turabikora. Ndabyakiriye. Abo bantu ni amaboko 5. Ndabyakiriye. Abo bantu ni imbaraga. Pela zala yakire bosaya kandi Imana irambwenge guha imodoka yawe nguhereyeho. Imana igiye kuguha imodoka ugenderamo abasimu baragiye. Nimvane kuri lazala ngiwa kuri moto pe. Tikito teko lazala masiniba. Kandi Imana iravuze ngo uhereye no. Daimoni yose itekereza kugusubiza inyuma. Yego. Mu cyico ni Imana ikubise. Uwiteka aguhaye aho gutura hagari hanini. Baba we. Kandi umurimo uzarinda usaza ukiwurimo. Imvi zizaba uruyenzi ukiwurimo ukomeye ufite imbaraga. Rima dariza ariko birima lazareko zari. Kandi uhereye none Imana irambwe ngo isaruye umugisha wari waraguye mu biganza by'abantu. Yego. Irawukwegereje. Ndawakiriye. Akira andi mavuta adasanzwe. Ndakiriye. Akira izindi mbaraga. Ndakiriye. Talazala. Uyu munsi Imana irambwe ngo umutware wawe imuremeye ubuzima butari ubwo gupfundikanya bwagutse bukomeye kandi madalazari. Kandi Imana irambwira ngo hari imodoka yagombaga kwakira ariko Satani aramuriganya. Uhereye none umuriganya imuvunnye ukuboko imuvunnye amaguru iramukanya munima daiba lazarima. Guhera none uwo mugisha umujeho agiye kugira rukururana ye kiriya cya rukururana kirya kigenda kikazana ibintu muri za Kenya za Tanzania Dar es Salaam cya rukururana. Nacyakire mu izina rya Yesu. Turacyakiriye. Ntabwo uzaba mu kazi uko hasi guhaye inzu yo hejuru. Ndayakiriye nkunde taje mana we uzi ibintu nkunda we wa mana uzi ibintu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiriye n'umugeni. Haleluya. Umva rero tugiye gukorera muri aya magambo abiri. Guhera banima lazara kugisekuruza cyakangaye cya 8. Yego. Ukubita umwuka wose. Yego. Bararaguje we ntiwaraguje warasenze. Baraterekereye barabandwa bagenda bashakisha batamba ibitambo. Twe dufite igitambo kimwe cyitwa Kristo Yesu. Yaratwemeye. Munyemerere twitandukanye na karande n'imivumo ituruka muri ibyo bisekuruza niyo abantu batuvumye. Kuko ari ngo twakuriyemo abaturera bakatubwira ngo uzapfura imbwa uzapfura imayibobo wowe ntacyo uzimarira. Bakwatura amagambo mabi bavuga ibyo bashaka. Mureke dukatinge iyo connection tuyice mu izina rya Yesu. Subiramo ngo iracika mu izina rya nde? Rya Yesu Kristo. Iracika mu izina rya nde? Iracika mu izina rya nde? Iracika mu izina rya nde? Nina wanyakira gatara. Haleluya. Iyeyeyere makosa tamalazari. Tangira dusenge mu izina rya Yesu. Turakata kasa eri mama sema
turasenze mu izina rya Yesu were mu gisekuruza cya munani turasenze mu mbaraga z'umwuka wera turasenze senga zamura ijwi ryawe senga turacagagura uyu mwuka udukurikiraho kuraguza uyu mwuka w'amatabi uyu mwuka abana bacu baba mu biyobyabwenge bakanywa ibiyobyabwenge uyu mwuka turawusenya uyu mwuka mubi tandukana senga turitandukanya n'iyo myuka mibi iyo myuka mu miryango iyo myuka mu bisekuru iyo myuka hirya no hino kwa banyogokuruza iyo mu buvivi bw'ibihe byatambutse turasenya iyo myuka idukurikirana karande zo mu miryango karande z'ubukene karande zo gukenyuka karande zo kutabyara karande zo kudashaka karande zo kudatunga uwo mwuka turawusenye senga cagagura iyambure